Abenshi twamenye ku izina rya Morodekayi Kashamakokero n'andi mazina menshi atandukanye binyuze kuri izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no muri showbiz muri rusange bitewe n'amazina abo bagiye bakorana cyangwa se abo bagiye bahura kenshi bagiye bamwita. Gusa ariko amazina ye bwite ni Murindahabi Irene, niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, ariko ayo mazina n'ingarutso niyo yagiye amenyekana. N'umwe mu basore kugeza kuri no munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite izina rikomeye binyuze muri ibyo bikorwa bitandukanye. N'umwe mu bantu bakoresha ibiganiro abastari hafi ya bose hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba bakomeye n'abari kuzamuka. N'umwe mu bantu bayoboye kuri YouTube, kuko turebye shene z'abantu ku giti cyabo ziyoboye uwo bita Murindahabi Irene nawe aza mu ba hafi. Tuvuze showbiz tukavuga izina Murindahabi Irene, ni izina rikomeye cyane. Niyo tugeze mu gufasha abandi bahanzi, yabaye manager wo bita Niho Bosco, kugeza kuri uno munsi afite mu biganza uwo bita Dorcas na Vestine. Ni bamwe mu bahanzi kazi beza dufite kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu njyana ya gakondo. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese kubera iki kuri uno munsi tumugarutseho? Uramutse uraranganyije amaso ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru, uri kubona uburyo izina rye riri kugarukaho cyane. Ibi byose biri guterwa nabo twakita nk'abari kumwibasira muri iyi minsi. Ntago yorohewe, hari byinshi bari kugenda bashyira hanze, hari ibiri gufatwa nk'ahari ibinyoma, hari ibiri gufatwa nk'ahari ukuri. Ndaza kubwira urugero rwo bita Pastor Claude mu minsi yashize yakoze ikiganiro agaragaza uburakari bukomeye, avuga ati uwo bita Murindahabi Irene arashaka kumurangiza burundu bitewe n'uburyo yamuteye icyo bita strike kuri YouTube channel. Ibyo byose ndaza mbigusobanura umenye uti ese strike bivuze iki kuri YouTube channel, aho bashobora kuyigutera bikarangira ibyo wakoraga byose birangiye. Si uwo gusa, uwo bita Bosco Empire benshi banamuzi kugeza kuri uno munsi we nta nubwo ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, yamaze gusohoka nk'uko ubwe yabyitangarije. Ndagira ngo ibi byose tubigaruka mu kiganiro tugiye kubana kuri uno munsi. Gusa ariko nko maze kubimenyerana, hari bukuri inkuru ziryoheye amatwi zo muri showbiz cyangwa se zicukumbuye zirimo analize yo hejuru atari hano kuri Philox TV show. Cyangwa se bari kimwe gusa no gukanda subscribe, commentaire yawe, ubundi no video ukayisharinga ku bantu bawe bakunda story nk'izi ngizi za showbiz. Reka mwikaze mu buryo nze tuganira kuri byinshi bijyanye n'uyu bita Murindahabi Irene. Reka nongere nk'ikaze, nongere nkwifurize kugubwa neza we tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko wowe wakanze subscribe, wowe wakanze kukazogera kugira ngo buri story yose dushyize kuri YouTube channel kugeraho. Reka mbahe ikaze kuri uno munsi. Gusa ariko ntabwo nakirengagiza abantu baba dukurikiraniye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abantu babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, nabo ni abantu bangenda bakunda cyane. Reka mbahe ikaze muri uno munsi. Ntari maze kubikubwira cyangwa se namaze kubinyuramo muri make ko tugiye kuganira ko bita Murindahabi Irene kugeza kuri uno munsi utorohewe. Hari amakuru menshi kugenda bashyira hanze ajyanye n'uyu mwana w'umukobwa bita Ishimwe Vestine, bivugwa yuko ngo yabigizemo uruhare kugira ngo ajye hanze amakuru atarifujwe ko ajya hanze. Na makuru murabyibuka yashyizwe hanze binyuze kuri Instagram y'uyu mukobwa, agaragaza ko atishimiye urugo arimo cyangwa se atishimiye umubano cyangwa se urugo yashinze n'umusore uturukara mu gihugu cya Burkina Faso. Ibyo byose ari kubishinjaho bita Murindahabi Irene, babimushyira bavuga yuko ari we ntandaro cyangwa se ari we nyirayabazana. Gusa ariko nkundira tuze guhera ku kintu kijyanye n'abamushinja kubatera strike cyangwa se gushaka gusibisha YouTube channel zabo. Ndaza guhera ku kintu ngiki ukimenye. Irene dukunze kwibona inshuro irenze imwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, benshi bakunze kumuvugaho bavuga bati ajya dutera strike, agashaka kudusibisha ama video cyangwa se akaba yatuma YouTube channel iduha ibihano ku macano yacu. Gusa ariko igihe ari cyo ndaza kubidefanda muri ubu buryo. Irene akenshi wenda ndaza kubikomoza ku kijyanye n'ubukwe bwabaye ubwo bita Ishimwe Vestine ndetse n'ikijyanye n'indirimbo zabo. Yagiye bitangaza mu bitandukanye avuga ati ibi ni ibihangano byacu cyangwa se ibintu dufitiye uburenganzira, muramenye ntimuze kubikoresha, nitwe dufite uburenganzira bwo kubikoresha. Gusa abenshi bakabirengaho bakaza kubikoresha, bakaza kwisanga muri uwo mutego cyangwa se muri iki kibazo cyo kuba bafata icyo bita strike cyangwa se ama YouTube channel yabo yagirwaho n'icyo kibazo. Abenshi kuri uno munsi nakunze ikiganiro uwo bita Ndimbati yakoze, yavuze ati nibyo koko Irene ibyo bintu hari aho yagiye abikora, nanjye ubwanjye yarabinkoze, ariko ndaza gucyaho bita Pastor Claude. Pastor Claude n'ubwo ndahita nambukiranya ariwe nkomerezaho. Uyu rero bita Pastor Claude hari video yagiye hanze ku munsi w'ejo ari kwitotomba mu buryo bukomeye cyane, avuga ati ibi bintu ntago bishoboka. Uwo bita Murindahabi Irene ibyo ari kunkorera, ati yaranatinyutse arampamagara nambaza ati Pastor Claude ufite strike zingahe muri YouTube channel yawe. Ibyo bintu ni Pastor Claude abyitangareje, avuga ati uwo bita Murindahabi Irene ajye icyo yakora cyose ntabwo azangirana amahoro mu gihe ashaka kunkura ku mugati cyangwa se ashaka yuko abana banjye babura amafaranga bajyana ku ishuri, cyangwa se mu gihe ashaka yuko ibintu navunikiye igihe kinini byose byajya hanze. Aravuga ati nzemera mbigitambaho kugira ngo ndebere ibintu nk'ingi biri kuba mu maso yanjye. Umuntu ashobora
kurangiza ibintu nubatse igihe kinini ngiye ngo murebere. Uyu bita Pastor Claude benshi bamusamiye hejuru bavuga bati barimo n'ingo bita Ndimbati, na benshi na commentaire nagiye nsoma bagiye bavuga bati have wikabya wigeza aho ngaho. Ibi ni ibintu bisaba yuko ushaka kumwegera mukabiganiraho bikabona igisubizo cyangwa se mukayibonera umuti, aho kugira ngo munyarukire ku mbuga nkoranyambaga ngo mumushotore cyangwa se mutangire gushyiraho amagambo atameze gutya. Abenshi bakomeje kugaruka ku magambo bita Pastor Claude bavuga bati aho birakabije cyangwa se biteye ubwoba, nubwo abandi ku rundi ruhande bavuga bati nibyo koko nawe twamwumva, niba umuntu yaravunikiye ikintu kubaka YouTube channel ni ikintu kigora, then akisanga agiye kwamburwa uburyo bwo kugira ngo yakira amafaranga binyuze muri izo video yakoraga cyangwa se aricyo kintu kiri kimutunze, nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Gusa ariko solution y'abantu benshi bakomeje kugaragaza baravuga bati ibi ni ibintu mwese murabizi, ari Irene nawe ashaka kuba yarafashe strike mu minsi yashize, ni ibintu byoroshye mushaka guhura mukabiganiraho bikaza kubonerwa umuti. Gusa ariko uraza kunkunda dukomereze ko bita Bosco Empire. Iyo bigeze kuri uyu nguyu we sinzi uburyo nabisobanura cyangwa se sinzi uburyo nabivuga, mu we byamaze gufata urundi rwego ko kugeza kuri no munsi bita Bosco ntago ari kubarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro cye yikoreye na gikurikiranya avuga ati njyewe nafashe telefone cyangwa se nakiriye telefone iturutse muri station ya Riribo, bambwira yuko ngomba kwitaba ku munsi wo kwa mbere, ubwo no munsi w'ejo wavuyeho, atari ko njye nkimara kuyibona nzi n'uburyo bigenda, nzi uburyo biha byestaye, nahise mfata ya mbere mva hanu na nini cyangwa se mva mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo n'amagambo yitangarije kugeza kuri no munsi ntaho uzi location arimo cyangwa se agace, ariko nabo aravuga ati uwo bita Murindahabi Irene niwe nyirayabazana ibi byose, yashatse kunsibishiriza YouTube channel yanjye ibintu navunikiye imyaka igera kuri 2, ariko ntago biri buze kumuhira. Kugeza kuri no munsi uyu bita Bosco Empire ari gusohora ibiganiro mu firirizo bigaruka kuri Irene, ashyira hanze amabanga menshi abantu batagize cyangwa se batagize amahirwe yo kumenya kuri ngo bita Murindahabi Irene. Wenda nk'icyo natangaho urugero nakurikiranye mu kiganiro yatangaje, yavuze yuko Murindahabi Irene kugira ngo uramwana bita Ishimwe Vestine aze kwisanga muri iriya situation imeze kuri ya byose bigizemo uruhare, yazanye amakuru atangaje cyangwa se amakuru abantu benshi batari bazi y'uburyo Murindahabi Irene yavutse, uburyo ngo yagize uruhare mu ifa ry'umugore we, ibintu abantu benshi batahurijeho ndetse banavuze bati aho birakabije uyu mugabo ashobora kwisanga ibintu bihindutse ibindi kuko uburyo yabisesenguye cyangwa se uburyo yabisobanuyemo ni ibintu abantu benshi baguye mu kantu baravuga bati ese koko nuko biteye. Ni ibintu byinshi ndirinda kubijyamo muri detail cyangwa se mbisobanura, gusa ariko ndagenda nkuha uburyo bimeze cyangwa se umurongo nyamakuru. Uyu bita Bosco Empire we abenshi niyo bahanze amaso kuko urebye live ari gukorana ba Godfather n'abandi benshi batandukanye asobanura ikibazo afitanye no bita Murindahabi Irene. Ni ibintu bikomeye cyane, benshi bari kugaya abari gukoresha izo video cyangwa se abari kubyemeza kari amakuru yizewe, abenshi bari kubikonfirma bavuga bati burya se ni gutya bimeze. Abenshi bari kuvuga bati ntabwo umuntu mwamufitanye ikibazo cyangwa se mufitanye beef ngakuvuge mu buryo bwiza. Ayo magambo ni byinshi bitandukanye bikomeje kwa affect wo bita Murindahabi Irene. Uri kubona post cyangwa se ahantu hose bari kumwandika cyangwa se ahantu hose bari kumupostinga biri kuza ari ibintu bisa nabi cyangwa se birimo commentaire ziremereye cyane. Amenshi bari kuvuga bati abanze bo bita Murindahabi Irene bahagurukiye rimwe kugira ngo bamurwanye cyangwa se bamuryoze ibyo yabakoreye nawe, cyane yuko benshi bari kuvuga bati nibyo kuko nubwo nabo bari gutaka ariko bafite impamvu yumvikana. Nawe uraza kumanuka muri commentaire umbwire ese ku giti cyawe bino bintu uri kubyumva gute cyangwa se uri kubibona gute bitewe n'uburyo byamaze gufata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Reka nkushimire we twabanye kuri uno munsi, nkuko mumaze kubimenyera ni Philox Aime umwana w'umuntu aratubana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye murabizi zirimo Instagram, Facebook, TikTok, hose mbahereza amakuru akomeye cyane cyangwa se arimo ubusesenguzi bukomeye cyane ariko mu buryo bw'incamake buhinnye burimo ingingo nyamakuru. Reka nkushimire twabanye kuri uno munsi, kanda subscribe, usige commentaire yawe, ino video sharing ku muntu wawe ukunda story nk'izi nk'ibisanzwe. Ni Philox Aime, tuzahore mu kiganiro cyo gutaha. Ciao ciao.